Oh, hallelujah. Ibice byabo bibiri umurongo wa turasoza n'umurongo wa 10 kandi n'ubu turaza kwiga umuyobozi w'itorero waze kwigira hino dusomere mu Zaburi igice cya 93 n'umurongo wa 4 turaza kubihuza n'ibyo twamaze kumva tubane n'icyifuzo cyo gusengera Imana. Reka dusome n'urupapuro rwa 51 uhera impapuro zitangirira kuva ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Cyo kuva ishaka biri mu Rwanda bize kwicu handitse ngo umugore asamira umurongo wa mbere. Umugabo w'umuryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Umugore asamira abyara umuhungu azabonye ko ari umwana mwiza amusha amezi 3 ananiwe guhora amusha amera akato gapfundikiye bunamye agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo umwana agashyira mu rufunzo no ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitanura amukinguweho. Umukobwa wa Farawo amurwa no kwiyongera mu ruzi. Abajabe bagenda ku nkombe y'uruzi abona akato mu rufunzo ati umuja we kazana. Agapfunduye abonamo umwana aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati sinajya se kukuzanira umurera w'Abaheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati mukujye kumuzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aravuga ati jyana umwana umuderere nzaguhemba. Umugore ajyana umwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Amen. Zaburi 93 n'umurongo wa 4 wonyine. Amagambo ahari aravuga ngo amajwi y'amazi menshi murabukomeye inyanja Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Amen. Barakoze badusomeye neza kandi namwe niko muri Bibiliya zanyu handitse. Reka tuzibumbe nyuma turebe hano tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ikiza ku mutima wacu kandi ubwo abasenga bakomeze. Ntekereza ko baduhamagara hano baratubwiye ngo tuze tuganire namwe ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ko ari Imana igiye kuganira natwe atari yo igiye kuganira nawe. Cyokoza ngewe nshobora kuba nk'ukindangurura amajwi ya umuntu yayivugiramo akabwira abantu, ariko ntabwo wataha ngo uvuge ko indangurura amajwi ngo yatubwiye ibintu binini, ahubwo wavuga ngo jeni wavugaga muri ya ndangurura amajwi yavuze ukuntu kunuko. Ubwo mu yandi magambo ngewe nshobora kuba ndi nka mikoro cyangwa se indangurura amajwi umuntu yacishamo ibintu kugira ngo abashaka kubwira babashe kubyumva. Ubwo niko kuri tugiye kumva iki ijambo ryanjye. Murakoze cyane. Nari mfite ibintu byinshi numvaga turi buganire, ariko nijoro nkomeje gusenga numva biranze, numva rwose ndabihindura mu gihe, ariko ngeze aha n'ubundi biranga. Ibyo Imana yambwiye nijoro bikomeje kuba aribyo bisunika. Baririmbyi baturirimbiye neza n'abacuranzi bacuranga neza, nanone numva nabihindura, nkumva hari ibindi bintu binduremo. Mwarinde ku rwego mushobora guhindura sije y'umuntu Imana yamuhaye, namwe Yesu abaho umugisha, ariko bikomeza kurwana. Numva icyo nahaye umwami Imana kuvuga uyu munsi aricyo ngibuze kuvuga. Byashoboka ko atari ibya mwese, akaba ari iby'umuntu mubyihanganire uwo ari buze kumva. Yego, kandi twaragenzuye dusanga Imana ivuze ngo ivugana nawe ku rugero wumva ikivuganye nawe. Nuza kuba ntacyo wumvishije wihangane, sori biraba atari ibyawe. Ayo Mana yanjye ndagira ngo mbatangarize mwabza. Haleluya. Mwabyemere Imana iri muri iri teraniro, kandi iri teraniro
byumweru 2 bishize dufite umubabaro simbizi turira mwarimu hatabasha kurungo tuvuga ngo Mana turashaka kuduha ibihe byiza isheri Mana ishimwe turimo kuduha ibihe byiza abantu babyange babyemere bwaneri mwumvishwe muri kuririmba ku rwego umuntu yabajyana mu marushanwa y'abandi baritora n'indirimbo z'Imana mwumvishe korali umuco kabisa inanga magitari baba baririmba siporo y'abagabo kabisa ukuntu biriya bintu ntabwo ari ibintu by'ubundi bwenge ahubwo ari ibintu Imana iba yiteguye kugira ngo inezeze imitima y'abantu bayo Imana ishimwe ngewe navuka ibyo bita intanari cyangwa se Fred Ngware abize ururimi rw'igifaransa birangije mu rugo ntibahanazicisha none abamenya muze bategereza ko ngo ntazavuga ariko kuri uyu munsi Imana ishimwe ko mbasha kuvuga ndetse nagana imbere y'iteraniro nkabasha kuba navuga icyo Imana ivuganye n'iteraniro ubwo rero kuri urwo rwego Imana yarabigambiriye kera ntari nakabaho iravuga ngo ku itariki izi n'izi isayini ni wowe uzaba uhagaze yarishaye urimo kuvuga ijambo ryawe nakurikiranye amateka y'iwacu madamu ari hariya sindibuze kubeshya arahari iyo twagize ibirori tunyura mu rugo papa uramutse umubwire ngo gira ikintu uvuga muri abo bantu bose arakubwira ngo basi nabanyuze ngo ntakindi agira amagambo make ashoboka ku buryo bwose unamubwiye ngo sengera ibyo kurya ntabwo yasengera ngiwabo wa mama njya kubaza amateka nsanga nta muntu n'umwe uba muri ibi bintu n'abantu byahanga ati ngewe bajya baba umwanya ntange impuguro mu bagore ati icyo cyo ntabwo ushobora guha abagore impuguro z'ukuntu bagomba kubana n'ingo zabo n'abagabo babo n'abana babo ariko ibyo guhagarara aho ngaho mabwiriza ntabwo ari impano yanjye nari ndumushaka reka tuganire ijambo ry'Imana dufite amashimwe akomeye ari ku mitima twahoze turirimba nkabikurura nkabyumva muri iki cyumweru gishize nabaye ku mbuga nkoranyambaga basangaho ibintu bigendanye n'igihugu cya Ukraine mwabibonye ntabwo babajene mufite za WhatsApp n'ibindi gihe mwabibonye mbona urwego rubi abantu barimo gupfaho umutima wacu urababara kandi ukuntu abantu barimo baratwika kandi ukuntu abantu baba bahungiye nk'ahantu bakawukubitamo ibisasu cya kintu cyabata bose bagiye no gusigara ndeba ukuntu umubyeyi akabona yafashe umwana aho bashaka amujugunya akiruka akigendera akongera akagaruka kumujaga ndavuga ati Mana ibyo aribyo byose ushimirwe ko dufite amahoro ese Imana ntikwiye gushimirwa ese wagize guha amaduka mukajya kwigisha amahoro atari muri iki gihugu byica wajya kwigisha ntabwo wajyayo mwa banyeshuri mwajya iki gihugu kiba biriya bisasu biremereye kuri iyi wabyuka ukajya gukora ubuyede amasasu ibisasu bikavuga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ntabwo agashima Imana itakubaho Imana y'imbabazi ndayishimiye tutari utinde muri kijito twumvishije tugiye guhuruza tugafata umwanzuro tugasenga Imana tugakuramo icyifuzo kimwe kitagira icya kabiri tukagisengera Imana nyuma tugataha tukajya gutegereza Imana ikaza tukatujyana kandi Imana izazidutwara kanyaga Imana izazidutwara izazitujyane Mana yanjye imbuga mwarimu adusomeye aratubwiye ngo amazi menshi amajwi y'inyanja umuhengeri w'inyanja umuraba w'inyanja ibyo bintu byose bidutesha umutwe asoza avuga ngo Uwiteka uri mu ijuru abirusha amaboko Imana ishimwe aya magambo yavuzwe nawe muze gusubira inyuma muri mu bice 90 ni amagambo yavuzwe n'umugabo witwa Mose turebe gatoya ku mateka ya Mose turebe niyo mpamvu yamuteye kuvuga iri jambo amagambo mwarimu Elias yasomye yatubwiye ngo umugabo umwe yagiye asanga umugore cyangwa se asaba umukobwa wo kwa Lewi kandi nawe uwo mugabo yavukaga mu muryango wa Lewi ntabwo bavuze ngo uyu mugore yitwaga nde ntabwo bavuze ngo uyu mugabo yitwaga nde gusa umugabo yaragiye ajya mu muryango wo kwa Lewi bakuramo umurimo kandi nawe yari umuryango wo kwa Lewi ibyo byo birarangiye birumvikana twese dufite aho twashatse tujya tunabavuga amazina turava mu kwa Data kujya kwa Mabukwe nuko nguko bimeze ariko
kuri abo bagiye bagashaka nuko n'undi yagiye agira gute arashaka. Ariko ngo bamaze kubana abantu mu bihe byabo bigoye, bibiri ijambo ry'Imana dusabye mu kuva igice cya mbere bavuga ukuntu umwami wa Egiputa Farawo yatanze itegeko rikomeye akavuga wumva umuheburayokazi uzabyara umwana w'umuhungu wese mujye witamo umuniga mumurwirize apfe. Sibiza muri baruganga n'abadamu banjye nabageceye hariya n'umubyaza nanjye njya mbyaza cyangwa simbwiza ukuri iki ni ikizamini nkaye napfa gutsinda kumbwira hajya witwa nde inde divine kandi ngo divine abyaye akakara mukara n'agahungu abyaye akakara k'agahungu ni igihe bamubyaza umuri imbere kandi sose kararize ko akunda n'inda karate ukishima tukanezerwa mukambwira ngo bite bafatana intoki nkagike nk'iki ase mubashye icyo kizamini sinagishobora. Ariko muri icyo gihugu bamwe bakabikora bakica abana b'abahungu, ariko havamo abandi babiri banga kuzajya babikora. Ariko ibyo sibyo nagendeye uyu nyina wa Mose ngo atwite wagize gute umudamu ntabwo atwite ku byo jandara ibi bintu barabihisha sinzi bamuhisha wakwizeye yasinziriye abantu batwite bakora aratwite igira amezi abiri igira amezi atatu igira amezi arindwi igira amezi umunani ageze ku mezi umunani aribaza ngo ari kubona ingungu nk'itiki. Rero bamuhanzi bamugisha hari abadamu bajya baza kubyara intare yamutesha umutwe yamutesha umutwe ngo nanjye ikintu twite singisi bajya bari igisimba nakuvuga kubona igisimba kigira ikiba kiranga bitari igisimba kirimo n'uvuye kwiyumana zituruka satani igisimba se kandi ngo bivuye hehe mbese ageze amezi umunani atangira kwibaza ngo ari kubona ingungu nk'iti giki nk'iti umuhungu nk'iti umukobwa nk'iti iki hayi mugaragaza abagabo bajya guca mu cyuma bamurebere kandi ati nubwo mwite ndafata gahunda bya bintu bazanye byo kwica abana ngewe ntabwo nzajya kubyarira kwa muganga nzabyarira mu rugo batazandikira umwana ntabwo Yesu we tugerere mu gicuku uriya ari kubyibuha igisakiro kiramufashe gikubitira rembo bati kivuye hashimwe na cyo n'ikindi kigakubita mugati se wese tukajya kwa muganga ati ntaho njya ibintu basigaye bafite byo kwica abana ntaho ndibujye. Buriya abahanga mu bijyanye no kubyara babakora umuntu akaba yabyara maze amasaha 12 akora batumvishije mu mugabo inda imujya amasaha 12 hagati ya 6 na 12. Ntabwo nzi uyu mugore yavuga amasaha ngahe ariko kuko amahirwe agiye kubona banagize gute abana arabyaje ngo arebe icyo abyaye asanga abyaye umwana w'umuntu se nawe baramubimana ntabwo mbaga ntacyo yegereza uyu mwana haleluya aramureba aravuga ngo mbega umwana mwiza bigaba ry'umwana yatubwira mubyaye mama yabwiye ngabona ni mwiza aravuga ngo nabyaye miriyamu nabyaye uyu mwana abyaye kuri icu ndabona ari mwiza mbona yakabona ararira neza arebye aravuga ati umwana wanjye ntabwo numva bajya kumwica aravuga ati hata umwana wanjye icyo kegereye bati nzaguhisha yego nzagira gute nzaguhisha afata gahunda yo kumwisha rero sasa mbega tuzungu twiza n'amajwi atari ko tubanurira ngo ati nana batumwica kukureba ntabwo bazakwica nzakurwanaho nzaguhisha nzagukuyakuye nta muntu uzamurera ku mwana akamufata akajya mushara muri biriya byuma akajya mwisha muri ziriya ntebe akajya mwisha hirya no hino inguni zose zije arazizenguruka asha umwana abantu bakajya baza batari ko waba wenda twayutse twita ntabwo arabyara bati yewe nta makuru dufite niba yarabyaye niba atari yakabyara ntabwo twari twabimenye ariko yaragize gute yari yarabyaye amaze amezi 3 amuhisha aravuga ngo ndarushye
ndambuye guhora muhisha. Inkuru zose nagombaga guhishamo nazihishemo. Mu cyumweru gishize namujyanye kwa Kanyarwanda aramumvishira. Abantu babimenye muvanayo mujyana kwa Divi. Ndumva ndambiwe, ndumva ndushye. Ageze gute? Asa nyarakwiye kuruha. Uyu mubyeyi uzakubwira ngo arishe ku mwana ubona akaba yanarushye muri iki. Muragenda byakenda niba ari abantu bazi guhisha. Ni abagore bazi guhisha ku rwego rukomeye. Ntabwo uyu mudamu twabanye abana na Kristo na Sida ntabwo ari wanjye nuko byanga muri Yesu. N'uwo twagomba mu kazi nyine akajya muri binini ngo bibe imyaka 6. Umugabo we atazi ko ibyo binini bashakana mu kinini akajya yeranja akakinywa akabika amacupa arimo ibinini by'abantu babana na Kristo na Sida arabihisha kugera ku myaka 6. Umugabo atari uyu munsi akayishyira mu buriri agashyira mu myenda n'undi agashyira muri tuwarete agashyira mu gikoni utaka bibaza mu murima arabihisha kugera ku rwego imyaka 6 yashize. Ariko kuri iyi nshuro uyu mugore aravuga ati mwana wanjye rero ndagira ngo nkubwire ngo ngiye kugusezeraho bwa mbere n'ubwa nyuma nindangiza ngiye kukujugunya. Baramurikiye uri muruzi gutyo ndagukunda ariko nta yandi mahitamo mfite. Iri ni akarote shuwa kuri iyi nshuro ngiye kukujugunya mu ruzi rwa Nili. Ababyeyi baranyumvishije, muranyumvishije, ababyeyi mwabyaye muri aha muranyumvishije. Bamubohera akato arangije gushyiramo aravuga ati mwana wanjye sinakwangaga. Barongera gukuramo aravuga ati mwana wanjye ati kuri uyu mugoroba ntabwo nzongera kukosa ukundi akira uryomo rihage kuko ntabwo uzongera kuba ukundi gutandukanye by'iteka ryose. Mu rugendo rwose aririmba indirimbo z'amaganya avuga ati Mana wari warakoze kumva uyu mwana w'umuhungu yaranejeje ariko muri iyi nshuro ndumva ndushye ndarambuye ntabwo nshoboye kwihangana ngiye kumujugunya mu ruzi rwa Nili. Abahanga mu bya geography ingona mbi cyane ku rwego rwo hejuru icyo bajugunyemo ingona zisabira hejuru zigashwanyaguza. Mbese ikintu cy'igituruka igiriya ziba zarangije kureha zikagikurura byihuse cyane zikagishwanyaguza. Mari tunanirwe turinde kunanirwa tukigenda. Mari twongere imbaraga muri uru rugendo tutazajugunya abana bacu. Ikibazo dufite benshi ariko aho igihe kigeze ndumva ndarambiwe. Nakoreye Imana ibintu bitandukanye ariko kuri iyi nshuro ndarambiwe. Umwana twamaze kumujugunya Imana itugirire neza. Aravuga ati ndagiye Miriyamu mwana wanjye merekeza musaza wawe ntabwo kumuhisha nari narahiye ko ntazamutanga ariko sinjye kuva abanyegiputa njyewe ubwanyine ngiye kugenda mu ruzi rwa Nili. Nagira ngo mbatangarize ko uyu mubyeyi atari yishimiye ibi bintu ariko yumvaga nta zindi mbaraga. Nagira ngo mubwire ngo biriya bintu baba nawe si wowe nuko nta zindi mbaraga wumva usigaranye wokabyara. Uyu muntu iyo umubyeyi azajya kuba afite ubundi buryo ntabwo ari kujya guta umwana we yari kuwukoresha ariko yabonaga uburyo bwarangiye. Arangije aramufata aragenda amujugunya mu ruzi rwa Nili. Aravuga ati mwana wanjye bayi bayi urabeho ntabwo tuzongera kubona ukundi. Arakarekura Nibuke ko yamubuye akato yageze avuga ngo amaboko y'abantu ntaturekura, amaboko y'Imana ntabwo azaturekura. Amaboko y'Imana azakomeza kudufata. Amaboko y'imiryango ntaturekura, amaboko y'Imana ntabwo azaturekura. Amaboko y'Imana acyahari kugira ngo aturamire. Abantu bakurekura ariko amaboko y'Imana aracyari magari kugira ngo aturamire. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo gushikamishije umutima uzamurinda amahoro masa kuko akwiriye. Nashe
Imana yacyafite ubundi buryo, Imana yacyafite izindi nzira, Imana yacyabona bigishoboka, Imana yacyabona wakomeza, Imana yacyabona ubuzima bwawe bugikomeje. Umunsi umwe mama yabonye ibyanjye byarangiye, aramfata aragenda ajya kumushyira mu yindi mirambo, aravuga ati mwana wanjye urabeho, nanjye ntaza aho ndi. Ariko Imana yareba ikitegereza, ageze aho yagiye mu rugo arongera ati umwana wanjye w'umuhungu nageraga wenyine, none nkaba mutaye ku muhanda mu mirambo, mbese bimeze gute? Arangije araza asanga ndimo ndagira intoki gutya zibara, aravuga ati kari undi mwana wanjye aracyari muzima. Arongera aranterura asubiza mu rugo. Ariko amaboko y'Imana yakurekura, iyo abantu yakurekura, ariko amaboko y'Imana ntabwo azakurekura. Yuko Uwiteka uba mu ijuru, ibyo byose urarusha imbaraga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uriya mubyeyi arabyumvishije, yumvise ko Imana iri mu ijuru, ibyo byose birusha imbaraga. Biriya biturusha imbaraga, Imana irusha imbaraga. Biriya bidutesha umutwe, Imana ibiri hejuru. Buriya burwayi ufite, Imana irusha imbaraga. Buriya bukene duhura nabwo, Imana irusha imbaraga. Kariya kaga duhura nako, Imana irusha imbaraga. akagatoragura bari bose bakuraga, ariko Imana iri mu ijuru ibarusha imbaraga. Biriya bitugoye, uriya muraba, Imana iba mu ijuru ibarusha imbaraga. Imana ishimwe. Tujye gusenga Imana, dufite icyifuzo gikomeye, dufite icyifuzo gikomeye kiri ku mutima, icyifuzo twahawe n'Imana, kandi Imana iri muri iri teraniro. Imana iragendagenda, hari ibyo Imana yatubwiye mu gitondo, hari ibyo Imana imaze kutubwira muri aka kanya, na n'uyu munsi yacyarimo kuvugana nawe. Byashoboka ko nawe wumva unaniwe muri uru rugendo, ariko nagira ngo mubwire ngo reka kunanirwa. Kristo arenda kuza gutwara itorero. Muri ibyo twaririmbye yabuze ngo inzira irabije mwitange, mutazananirwa mukigenda. Mujye umutsima utera imbaraga, mube ku mazi y'ubugingo. Nshuti yanjye, niba ukiri bitunanije, niba ukiri tujye tujya mu byaha, niba ukiri tujye turekura umurimo, niba ukiri tujye turekura agakiza, niba ukiri tujye turekura umwana. Ariko Imana irashaka kongera kugusubiza umwana wawe. Imana irashaka kongera kugusubiza mu mahamagaro. Imana irashaka kongera kukugarura byawe bwawe. Nahoze ndimo mw'iyo bantu twabaye, ndimo senga Imana nijoro, nabaye musubiza ibitekerezo inyuma, nabaye mutekereza. Imana insanira amateka, ariko gusanga abantu uko bari bameze bagihamagarwa siko bakimeze uyu munsi. Uko nari meze siko ngimeze, yora kwari umeze siko kimeze. Bya bihe wagiraga, bwa kunuzura mu Mwuka Wera, bwa mayerekwa wagiraga, bwa bahanuzi wagiraga, byagiye hehe? umwana yarakiye. Imana yaratuzi. Mwabarindi Imana yashaka kubasukamo Umwuka Wera mwinshi, bakajya bamwimbaga twese kutuzuza. Ntabibishije ntabwo ukomeye. Imana irashaka kubahurutsa, ikabuzuza, ikabakoresha. Uwo muziki nahoze mucuranga musutsemo Umwuka Wera, mukasukamo imbaraga z'Imana, ibintu byabera aha ngaha. Abantu bajya bava i Kigali bakaza kureba ibyabereye aha ngaha. Dukeneye kongererwa izindi mbaraga, tugakomeza urugendo rwabo rwo gucunga. Adusenge twagenda Imana tugurinda n'iyuze. Aravuze n'inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda. Mujye umutsima utera imbaraga, mube ku mazi y'ubugingo. Arangiza hepfo avuga ngo mukore imirimo yanyu, mukomeze muririmbe, mukomeze musenge, mukomeze mubyuke mujye muri nibature, mukomeze mujye mu materaniro, mukomeze mujye mu marepetisiyo, mukomeze mujye gusura abarwayi, mukomeze mujye gusura abakene, mukomeze mujye rwa rukundo. Nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, mu bitanga nzamugororera, ndaza vuba zigatambitse. Dukeneye Imana, dukeneye Imana, dukeneye Imana kurusha ibintu byose twakeneye. Hari ijambo ry'Imana ryaba rikubwiye, uraza kwigira ejo nta kintu bitwaye. Dusengane Imana. Ibi ngibi ndimo mubwira, nanjye njya nireba nkavuga ngo ariko ubundi ndacyakijijwe cyangwa naraguye. Ubu ni ukuko no gusenga isengesho ugiye kuryama bingore ku rwego bakubaza utanete ndimo nirambura nigira gutya.
kavuga ngo wasanga naraguye, wasanga Yesu azaza agasanga niteguye, wasanga umwana naramujugunye naramutaye. Yesu ariko wowe ongera imbaraga, tutazananirwa tukigenda, ahubwo urugendo twatangiye tuzarusoheza mu gihugu cyo mu ijuru. Murinda nabuze ngo ndaza vuba, museke utambitse, nuko mukora imirimo yayo. Kandi ibyo bintu bitugoye Kristo arabishoboye. Intege nke zawe zereke Yesu, nubwo turi umunyantege nke, ntabwo nakwishoza, umubiri urangora, mfite intege nkeya, ntabwo mukiranukira, numva ameze nk'umuntu waguye. Niyo njyamye ndibaza mbere ubundi ndi umurokore cyangwa se ndiwe, iyo ndi mu nzira ndenda ndibaza ariko ndakijijwe cyangwa se nkijijwe. Ubundi se nzeruremwe n'inzoga bigira inzira, ntabwo nkikijijwe. Nzerure se kwitwa umurokore, nawe tubazo dubyibaza. Ariko izo ntege nkeya zawe n'izi zanjye, reka twese tuhaguruke tuzereke Kristo, tubwire ngo Yesu utuburanire. Nyuma turaza kwibwira mwarimu yindire hano tufashe gusenga Imana n'abo dusangiye iki cyifuzo cyo gusaba Imana izo mbaraga. Iri tangazo ntabwo naricaho. Byashoboka ko ibi tunavuze utabyumvishije neza, uranakizwa cyangwa se wakijijwe urabona. Yesu aragushaka nawe ngo tuzabane mu ijuru. Barinde mwaturirimbiye neza, mwaturirimbiye neza. Ukivuka ubatwikire uko umubyeyi atwikira agahinja ke izuba, bafurike nk'uko umubyeyi afurika umwana we imbeho. Aleluya! Baheka aho biba ngombwa, basimbutse imitego y'abadayimoni, tubasengeye babohora ingoyi zose, ubagirire neza, ubaha amahoro mu izina rya Yesu. Bagire inzozi nziza, bagire indoto nzima, bagire iyerekwa rizima, bagire umutuzo, bagire umutekano. Umwuka wawe wera yuzura imitima yabo mu rugendo batangiye, bamenye ubushake bwawe. Burya hari ibyo washakaho, burya hari ibyo ugambiriye. Ubakuye mu kato k'abadayimoni, barokoye ingona, barokoye intare n'inkazi, barokoye iriya myuka yose yo kwa Mose yavuye mu kato agahabwa ibimukwiriye, akoswa n'umubyeyi, akaba ibwami kwa Farawo, akaba umuhungu w'umukobwa w'umwami. Ariko uyu munsi bahinduka abana b'umwami, bahinduka abagwa b'ubwami. Ubagirire neza mu izina rya Yesu, ubakirane impuhwe nk'uko umubyeyi yakira umwana we w'ikirara agarutse. Ubabagishirize ibishyushye, ubaha ibyo tutabaha, ubaha ibyo tutabaha, ubambika ibyo tutabambika, ubazima mu buryo bw'umwuka. Ubagirire neza. Urakoze cyane ko bagiriye neza. Tubasabiye bike kuruta ibibakwiriye, ariko uzi neza ibyo wabagirira bakishima kandi bakagira imbaraga bagakomeza urugendo. Maze ntibakongere guta umwana ukundi, babane nawe kuko uzadutabara. Ngo twamenye ko icyaza ngo kirengere ubuzima bwacu, baniri hejuru kudutabara. Komeza kubana nabo, ibyiringiro bifite ubugingo byuzura imitima yawe mu izina rya Yesu. Amen. Hey!
Hallelujah.